Nongeye kubasuhuza nshuti mwese mukurikirana ibiganiro byacu, nawe baye ari ubwa mbere ageze ndagusuhuje kandi nkwifurije ikaze. Mu bihe bishize twarebeye hamwe ibijyanye n'imihango ndetse n'imigenzo n'imiziririzo mu Rwanda, tugiye kureba rero ibindi bice bijyanye n'iyo mihango, imigenzo ndetse n'imiziririzo mu Rwanda rwo hambere, ndetse na bimwe muri ibyo bikaba bigikoreshwa n'uyu munsi. Tugiye ku kindi gice, ubwo ibice byatambutse niba utarabibonye wabireba, ariko wibuke no gukora subscribe kandi no kuri like, hanyuma unasangiza abandi ibiganiro byacu uko ugenda ubikurikirana. Reka turebe rero ku bijyanye n'umugabo n'umugore we. Burya ngo umugabo ntaramutsa umugore we ngo amubanze indamutso, ngo aba amukenye. Umugore niwe ubanza kuramutsa umugabo. Umugabo ntaryama ivure, bikenya umugore ndetse nawe bikamukenya. Umugabo ngo ntiyakwicara ku murere ngo avugirize, ngo ni ugukenya umugore we. Umugabo azira kandi kwisasira umugore we ariho, ngo ni ukumukenya agapfa. Umugabo kandi ntiyaryama ngo ashyire intoki hagati y'ibibero, ngo ni ugusurira umugore we gupfa, ngo ni ukwirazamo urubindo rukica umugore. Umugabo iyo asanze umugore we yicaye ku ntebe ntiyagira ngo nayimubiseho, kirazira kumuhagurutsa, naho yicaye ngo ahicare, kuba ari ukumukenya agapfa hakiri kare, kereka umugore yibwirije akaba ari we umubisa. Umugabo kandi iyo abonye ubushwegeri butobora umwobo mu rutare, ngo apfusha umugore we. Umugabo ujya kunya maze akikuruza akenya umugore we. Umugabo iyo amennye agacuma umugore we akenyeza umweko, nuko hanyuma ngo apfusha uwo mugore. Umugabo iyo afashwe n'igicuro ku kibuno, ngo ni seruhumba, ngo kimumaraho abagore agahora apfusha. Umugabo kandi iyo hatondagiwe n'urushishi rukagenda rukaruhira kumurya ku mboro ye, ngo apfusha umugore we. Umugabo kandi yirinda gucana igiti bita isheshe, ngo atarwana n'umugore we. Umugabo iyo amennye inkono ivuga, ngo umugore we arapfa. Iyo avunnye inkoni ye, ngo aba amukunguriye no kumumenera icwende, ngo no kumusasurira uburiri, ni kumumanikira umweko no kumukubita umwuko biramukungurira agapfa. Ikindi kandi ngo burya umugabo ufite umugore bita ikibuga utarigeze amera insya, ni intubya. Iyo ashaka ko atamutubiriza ibintu, ahengera ukwezi kwabonetse, akenda isuka, agaharura imbuga, ngo itubya rye rikaba iry'ubwatsi aharuye, nuko akibanira n'umugore we nta gahinda kandi, kuko aba abiziruye. Umugabo kandi washatse umugore bukeye bakahukana, akanga gutaha, ndetse umugore akarenga akishakira indi nzu, umugabo arihorera agashaka amafumba abiri, rimwe ririmo umuriro, amafumba abiri mbabarire, rimwe ririmo umuriro, irindi ridafite umuriro. Hanyuma nuko akaza nijoro nk'ugiye ku gasozi, akajya ku gasongero k'inzu, akajyana ku gikingi cy'irembo, agacurika, ngo ubu acuritse umutima w'umugabo wamucyuye, bwo kuzapfa atakigira umutima mu nda wo kubana n'uwo mugore. Amafumba akayajugunya aho, nuko uwacyuye umugore we bikamutera ubwoba ngo bazamutwikira mu nzu, umugore akamusenda, ubwo akamwirukana. Umugabo iyo ashaka kumenya ko umugore we yasambana, areba agati akakarenza imbwa zisenzanya, agati akakamanika hejuru y'uburiri, nuko umugore yasambana, umugabo agasanga akiri kumwe n'umusambane we, bameze nk'imbwa zisenzanya. Iyo umugabo yagiye guca amakara, maze amakara akaba
akababuka agashira arataha, yagera mu rugo agasenda umugore we ngo yasambanye, ngo yamwiciye. Umugabo n'umwana we, umugabo ufite umugore utwite iyo yasanze aho babambye uruhu barushishimura nawe ararushishima, iyo atarushishimye umugore we aribwa n'inda ndetse akaruhira gukuramo inda. Umugabo ufite umugore utwite yirinda gukora ku ngoyi babohesheje abajura. Umugore ufite inda bagira ngo ni umunyaga afite. Iyo umugabo akoze ku ngoyi ngo umugore we yicwa n'inda. Iyo umugabo anyuze aho bamanitse imbwa akayibona, ntagera mu rugo ngo ararane n'umugore we utwite, ngo umugore yabyara umwana ariko akazapfa yarabaye amagufa masa. Umugabo ufite umugore utwite yirinda kujya guhamba, ngo guhamba bisurira umugore we kubyara umwana wapfuye. Umugabo azira kugira aho azindukira umugore we akiri ku kiriri, ngo ntiyahindukira adakomeretse. Umugabo ufite umugore wabyaye yirinda gusambana uwo munsi. N'umugabo ufite abagore benshi uwo munsi yirinda kugira uwo bararana, ngo ni ukwicira umugore we wabyaye ntazongere kubyara ukundi. Umugabo iyo abonye urugo ruhiye arirabura ntararana n'umugore we. Iyo yegeranye n'umugore we atwite ngo abyara umwana usa n'umuriro, babanza kunywa imiti. Umugabo azira kwica igikeri, iyo akishe umugore we arakibyara. Umugabo iyo acyuye umugore wonsa umwana w'umuhungu, umugore azira kuzana uwo mwana mu rugo. Umugore araza yagera ku irembo umwana akamusigaho akinjira mu nzu. Umugabo umucyuye akaza naho umwana yasigaye ati nitoreye umwana, umwana akamushyira nyina. Iyo atabigenjeje atyo uwo mwana ngo akenye umugabo ucyuye nyina. Umugabo yirinda kuryamira byo guhora atangwa n'umugore we kubyuka. Iyo umugore yamutanga iteka kubyuka ngo abyara abakobwa basa. Umugabo azira gutambuka umwana we, ngo ni ukumuzinga akagwingira ntazakure. Umugabo ufite umwana w'umuhungu utaragenda ntasambana, ngo ukumugwingiza ntakure ndetse no kugenda ntazagende. Iyo umugabo araye ari bujye guhahira kure asiga umugore n'abana biyogoshesheje, bakazongera kwiyogoshesha yahindukiye. Iyo biyogoshesheje ataraza ngo baba bamuvukije ntabone amahaho. Iyo umugabo afashwe n'igicuro ku mboro ngo ashira ku bana. Iyo umugabo amaze gupfusha umwana yirinda gusambana umugore we atararwara, icyo bita atarajya mu mihango nyine, ngo ntiyabyara ukundi. Iyo umugabo apfushije umwana bakamuhamba hejuru y'ibuye ntiyongera kubyara ukundi. N'iyo yapfushije umugore cyangwa umwana yirinda kureba imva bamuhambamo, ngo yahora ahamba abagore cyangwa abana. Umugabo kandi iyo yumvise igiciro ku mutima ngo ubwo aba ari bupfushe uwo bava inda imwe. Umugabo wishwe n'igituntu afite abo bava inda imwe asize n'abana, bazira kurya inyama y'umwijima ngo bahumana. Iyo umugabo aturutse ahantu maze yagera mu rugo hagati ajya kwinjira mu nzu akanyerera akagwa, ntahava kereka bamuhaye inka cyangwa isuka. Ubonetse wese apfa kugira ngo haguruka nguhaye inka ya naka, cyangwa ati nguhaye isuka haguruka. Iyo batabigenjeje batyo ngo arugwamo. Iyo umugabo aguye mu rugo nta muntu uhari wo kumugenzereza atyo, arabyuka maze urugo akarumena akarunyura inyuma akabona kujya mu nzu. Umugabo wenze inzoga y'iziko y'amasaka ku munsi wo gucanira ntararana n'umugore we. Iyo bararanye inzoga iratema ikanyerera. Umugabo utunze inka akunda gutereka urwara rw'agahera, ngo kuruca ni uguca inka mu rugo. Umugabo azira kureba amavuta y'inka ze, bakimara kuyavura ako kanya ngo inka ze ntizakongera kureta ukundi. Iyo umugabo abonye igicaniro
kiyakije nijoro azana icyansi agahagarara mu muryango ati uraze uri mase cyangwa se uri indembererezi ngo bimusurira gutunga inka nyinshi. Umugabo wateretse imfizi iyo imwishe barayibaga kuko ngo iba imukungurira, batayibaga nyirayo ngo niwe upfa. Umugabo utunze inka maze zigashoka, umushumba uzicyuye araza agapfukama agatereka igicuba imbere ya shebuja. Umushumba aba afite umukamato w'inkoni, imicyuro, imitozo, imikore, agahereza shebuja inkoni ati akira inkoni. Shebuja ati cyura amashyo. Umushumba ati cyurirwa amagana. Umushumba agahereza shebuja injishi ati akira injishi. Shebuja ati uzuza. Umushumba ati uzurizwa. Umugabo iyo atari aho umugore niwe ubiherezwa.